Aba neza mami. Aho. Ego muraho. Ndashima. Sinaye mbaswe. Aho. Jamurera hari bireba abashyitsi. Ndakubabwira ngo gufasha ntabwo ari ibintu bigombera ibintu byinshi. Ku mutima ufite cyangwa se ku rukundo ufite. Buriya hari ikintu namaze kubona muri buno buzima. Ntukirate umubiri cyangwa se ntukirate ukuri. Kuko ubuzima burahinduka inshuti zanjye. Ntabwo ati ntimukiratane umubiri. Ahubwo irate iki? Umutima mwiza ugira gute ufite. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Wasama people reka nizere ko meze neza kandi reka nizere ko Imana ikomeje kubarinda abari hanze y'igihugu ndetse no mu gihugu muri rusange. Reka nizere ko Imana ikomeje kubatiza ubuzima. Ndabizi neza ko n'abatameze neza Imana iri buze kubigenza neza, nabo bazashime Imana ko yagikora imirimo n'ibitangaza. So guys, rero no kuvuga ngo murabona ko hano ndi mu modoka, gahunda ni kwa kugenda, umuntu agenda. So rero turahagurutse, hari umuryango wabonye ibiganiro twakoze, ibiganiro duheretse gukora ubushize, nawe wifuza yuko dushobora kuba twajyana ibiganiro cyangwa se dushobora kuba twaganira. Ubu rero tuvugana aka kanya turahagurutse, niho tugiye kujya. So rero icyo nabasaba ni uko mwadusengera, nyine turi mu rugendo. Imana ikomeze kuba natwe mu rugendo kabisa, kandi ndabizi yuko turi bushyike amahoro sana kabisa. Bimeze neza, bimeze neza uko bigaragara. Kuki se utambwa ngo uko ubibona? Yameze neza kagara. Yameze neza. Imana itujembe nicyo cya mbere. Gusa navuga ko reka dushimira abantu. Ku biganiro byo muri twakoze twagiye tubona good feedback, sibyo feedback nziza, kandi turabashimiye abantu bagize ikintu bakora, sibyo. Ariko first of all dushimira abantu badukurikirana umunsi ku wundi. Uraba ari abantu b'agaciro cyane, mbega abantu badahema kugera gute kuri ibintu byacu, muri abantu badanje. So rero abantu badufashije, abantu barebye kera bya biganiro twakoze, abantu nyine bagiye batanga icyo nakita inama zitandukanye byo twagiye dukora. Reka tubashimire cyane n'abantu b'abagabo. Iki kandi ikindi kintu hari dufite abantu bafite umutima utangaje cyane pe. Ngewe nyine ntago niyumvisha uko byasa kose, nyine abantu bagifite urukundo cyangwa se bacumba uko byasa kose umuntu bukiriho bariho pe, ntago nabyumvisha. Ariko ikigaragara cyo nabo gushimirwa nuko nagerageje kubona man ko byasa kose hari abantu bumvisha ibintu byacu, kandi navuga ko ibintu byo kujya dukora buri munsi. Imana izadushoboza mu bushobozi bwa njyewe. Navuga ngo kanya nta kintu mfite, nta bya mirenge mfite, ariko mu bushobozi bwanjye buke mfite, mu gihombi cyane mfite, nshobora kuraho se ngisangagira gute nkaho naho umuntu ngasangira n'utafite. Urumva nyine ubwo icyo ni igikorwa kigomba kuturavuga nk'abantu, sibyo. Nawe nakubwira ngo akakamuntu nagakunze cyane, sinzi impamvu nkunda kukavuga. Urumva nufashwa yafasha, ntabwo nibyo content mwabantu nuko njye nabikunze. Yes, ineshatu bya rero kuba support mutase, kuba wabona umuntu ukeneye ubufasha ukamufasha, ntabwo bisaba ibintu bya mirenge, sibyo. Ntabwo bisaba ibintu nyine byinshi cyane ku mutima umuntu aba afite, cyangwa se nyine ku rukundo umuntu aba afite, kuri biki umuntu aba afite, ashobora kuba nyine yagira icyakora ya Imana nyine nayo ikazagoye. Kuko njye nyakunda kuvuga ngo buriya iyo umuntu akoze nk'ikintu, iyo nafite icyo namwitura, navuga ati Imana izamuhereza umugisha. Kuko niyo kintu cyadanje umuntu ashobora gusabira umuntu kandi kikazamugirira umumaro we ndetse n'abazamukomokaho bose.
yo WhatsApp ni ukuvuga ngo ku bantu twatangiranye urugendo nabwiye yuko turimo tugenda ariko ubu ngubu ikigaragara ni uko aho twari tugiye nava ko turi hafi yo kugerayo. So rero bana banje natwe mu rugendo kandi abantu badusengeye ya kandi I mean yuko twagize gute byakoze. So that's why rero tuhageze hajya hano bahita gute akagari ni nyabagendwa Libya ahubwo njye nkimara kuhagera uyu nguyu niwe ujya ku kibuga cy'indege. Okay. Ahantu ngo bahita muri Libya. Umudugudu ni Nyamizi. Nakazina k'isantere. Rero ubu twageze muri Libya. So ni muri Bugesera rero. Nkuko nabibabwiye kare. Unarebye ibyo dukora cyangwa se ikiganiro cyacu. Uza yuko ushobora kuba twamusura tukaganira nawe. Ubu niho tugiye. So rero tugiye kujyana muri uru rugendo. Ndakeka yuko ntabwo rero tubwira abantu ibintu babona sibyo se? Ba expert. Man dukomeza gushimira cyane ku kiganiro cy'ubushize twakoze. Rwamagana. Rwa mudaheranwa. Ni ukuri abantu bakeneye ko dusubirayo. Kandi tuzanasubirayo. So byatanze umusaruro kandi abantu bagize ikintu bakora. Imana ibahereze umugisha. Imana ibahereze umugisha. Mwagiye mwerekana urukundo. Imana ibahereze umugisha cyane. Njye nta kintu narenzaho. Nkuko nababwiye iyo ubuze cy'uyu umuntu uravuga ngo Imana iguhe umugisha. Si byose ibyo bintu biba birenze. So rero ubundi ni rya gahunda kuko turacyakomeje ya gahunda yo kigaragara ni hano. Aha niho tugeze. Aho neza mami. Yego muraho. Sinahimbaza. Amahoro. Murakoze cyane. Uramuna agapfukamunwa. Byamurera hari ibireba abashyitsi. Mwana yitwa gute se? Wiringiye Imana Odeta. Odeta. Twiringiye Imana Odeta. Afite imyaka ingahe? Ntaza 18. Afite imyaka 18. Wa 2004. N'uyu ni wa 2004. Kandi ukuntu kwameze ntahaguruka agenda. Ntahaguruka. Urani kuri hano. Turaganiriza abashyitsi, sibyo? Witwa gute? Yitwa Imaniza.
ndabashuje nanabifuriza ikaze kuri Kigali News Channel. Reka mbasuhuze aho muherereye hose yaba mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu. Reka mbifuriza amahoro y'Imana, ariko nizera ko n'abatameze neza Imana iri buze kugira uko bigenza neza, namwe mukazashima Imana mu gihe kindi cyangwa se no mu gihe kizaza. So rero uyu munsi nageze i Bugesera, ni umuryango wa mami ndetse na dadi ndetse bafite n'abana, ariko nifuje yuko twaganira cyangwa se bifuje yuko nyine twajyana ikiganiro. So ni muri ubwo buryo rero nkuko nagiye mbivuga, nagerageje nyine ndavuga ati mu rukundo rwacu cyangwa se mu kugena nyine tureba abantu bababaye, abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye, ndavuga ati na bano bantu ngomba kuzabageraho, ndetse namwe ndabizi ko mutajya mudutenguha kudukurikirana umunsi ku wundi. Ni muri ubwo buryo rero mubona ndahangaha nicaranye hano, ndi kumwe na mami, ndi kumwe na dadi wanje. Ubwo twahera kuri dadi tumubaza makuru ye ndetse n'amazina ye kugira ngo abakunzi ba Kigali News Channel tubashe kuganira tuziranye. Murakoze, nitwa Ngendahimana Oreste. Yego. Nashakanye n'umugore uyu nguyu yitwa Dushimimana Jeannette. Yego. Dufitanye abana 6. Mu bana 6 umukuru yavutse 97. Yeah. Akurikirwa n'uyu ufite ubumuga wa 2001. Hakurikiraho uriya mukobwa wa 2004. Hakurikiraho wa 2007 uyu nguyu. Yego. Uyu nguyu ni wa 2007. Ubwo rero kurikirwaho n'undi wa 2019 n'uwa 2015. Yego. Yeah. Abo ni 6. Ubwo rero mu mwaka wa 2021 twabyaye uyu mukobwa. Avukira kwa muganga, avuka mu buryo bwemewe bw'abaganga bamwitaho. Nta kibazo yigeze agira. Gusa twaje tukabona mu mutwe uko agiye akura mu mutwe ntago huzuye, avuga amagambo aterekeranye, biryo akirukanka, ugasanga mbese mu bwonko haraboramo akantu. Tugezeho dukomeje gukurikirana, tujya kwa muganga, baduha transfer ijya mu bitaro bikuru, batwandikira imiti. Umuti wa mbere witaga Phenobarbital. Barakomeza bakora igerageza, fata nk'imyaka 2, ngiye kubona mbona banyandikiye undi witwa Depakine. Ubwo rero kubera n'ubushobozi bukeya, intege ziba zirabuze ndekeraho. Yego. Nta sambu mfite hano mvuga ngo nahinga ngasarura. Yego. Bise nukuca inshuro, abagabo rero uko mvuye guca inshuro. Yego. Kandi wenda nka rimwe mu munsi akaba ari bwo bashobora kubona ifunguro. Ubwo rero muri 2001 uyu nawe aravuka. Uyu nguyu uryamye. Bivuze ngo uyu nguyu yavutse muri 2001. 2007. Yeah. Aravuka. Ageze nk'amezi 7 ubwo umubiri utangira guhinduka. Gusa kubera ko mbese ibiganiro byanjye nambigarukije aho, uyu mubyeyi ubabyara akagira uruharagera kuri uyu mwana, kuko niwe wakunze kumwitaho no kumujyana kwa muganga mu gihe nabana agiye gupagasa cyangwa gushaka iyindi mibereho. Akamenya ubuzima bwe bwo mu bitaro, ahantu hose agiye agera n'ingorane yagiye agira, yabigiramo uruhare rwo kubivuga. Yego. Mama, murajya mutwihanganira nyine kugira ngo tuganire, kandi nkomeza kubabwira ngo nukomeza kwihangana mukasenga n'Imana. Ndabizi neza yuko hari igihe Imana izabigenza neza, kandi abadukurikiye nabo hari ukuntu batwumvamo kandi bagifite umutima w'urukundo. Nubwo abantu nyine hari ukuntu batumva ibintu kimwe, ariko bake muri bo hari ukuntu nyine bumva ibintu. Nawe ushobora kuba watubwira uko bimeze, ariko mbere na mbere kamanze nkubaza amakuru. Mumeze neza? Turaho. Murashima Imana. Turashima Imana. Ubu turi mu ki inanga ubu ngubu heza iki? Ntacyo. Ubu Ntacyo rwose turiho, ni ku irenge.
ubu ngubu ntabwo ari ubu abantu bashoboye bahinze igishanga ubu dufite inkuka ihingwamo ibishyimbo, hari ibishyimbo bigiye kwera. Ubwo niyo itunze abantu b'inanga cyane, twese niho dukunze kuba duhinga ibijumba n'ibishyimbo. ya birumvikana. Ubwo rero watubwira nawe ubwo rero uyu mwana nk'uko papa we yabibabwiye, yafashwe agize amezi 7. Sinzi hano nicaye gutya numva ababyeyi barambwira ati ko umwana ari gukura umutwe, ntaranabibona pe. Bakimara kwimbwira umutwe noneho nkajya mbona uhise ukura byihuse, nko mu cyumweru kimwe mbona umutwe koko nanjye mbona ndawubonye, njya ku kigo nderabuzima amatarasiferi njya Nyamata, batereka date ibisi ibyacu ndasihashika, hashika mpageze bati dogiteri ubaguye imitwe ari Ruri, ngintuza aho ngaho Iruri, hageze bati dogiteri ubaga aba bana ntawe, bati rwose cyakora bati nta tarasiferi tuguha, gerageza ujya ahantu Igikonko. Naraje hano mu rugo ngurisha ututungo twose nari mfite, ndagenda Igikonko, mpageze nsanga ntakora na mitiweli, nkajya ntuma abantu nari ntunze n'amaka, nari nkize cyane ko abana nagiye mbe amaronde ko bakira. Ubwo mbese wakoze kimwe nk'umubyeyi kugira ngo, kuko buryo umwana abuze ubuzima waramubyaye bumva nawe ntabwo ufite. Ko nagiye ntuma abantu bisaga ashora inka, twari dufite ingurube zidushiraho, namazeyo amezi 5 Igikonko. Dogiteri waho yari umuzungu w'umudamu witwaga Gauta, arambwira iyo yamaraga kumubaga noneho yarushagaho kuzuriza, wasanga yikubye neza neza hejuru habaye hari hanini cyane. Aramureba arambwira ati rwose mu bana mbaga mbona bahokwa ukona baratubanutse, ariko umwana wawe tugenda usenge Imana ndabona njye wananiye. Ubwo mvuye aho ngaho kuko hari abari barwaye nkawe nabonaga bari gukira, ariko njye biranga. Yampaye n'imodoka y'ubuntu, arambwira ati ibintu bigushizeho ndabibonye, kuba udafite mitiweli, nko ntakora kuri mitiweli n'igitanda cy'ijoro ari 10,000, ukaba amaze amezi 5 hano. Bivuze ngo ijoro rimwe mwishyuraga 10,000 ry'igitanda. Ubwo nashoye ashora izazo, dushora amagurube, umva nza hano ari ugufunguza. Ubwo rero mwana ubwo kuva ubwo nta kintu nongeye gukora, kuko dogiteri urumva ahantu hose nari ngeze. Ubwo nahise nicara ndatuza mugani nkuko yambwira tusenge, narasenze gusa nukuri ndanashima Imana, nta nubwo nzi ko yageze iki gihe. Ariko nukuri ndashima Imana, umwana wanjye mba numva mukunze rwose, mba numva mukunze, nta n'umuntu hano warya umwana atararya. Nuko mbafashe nk'abandi, naranabyakiriye. Gusa nyine ubukene bwo kubona agasana ko kubitaho gutyo ubona birangora pe. Birangora igihe mburi saune neza neza, ugasanga neza neza nanjye naheze mu nzu kubera kuvuga nti n'abaturage noneho nimara guhura n'iki kigeragezo abaturage baranyanze. Abantu bavuga ati timutajye mutandura biriya bintu. Umuntu abyara abana bameze kuri ababiri, tereka reka n'iby'iwabo. Neza najya no kuvoma akitaza akamvomera, bakama amazi nkabanza nkagenda bakona kusubira kuri rubine. Bukavuga ati uyu muntu ntabwo twamwegera, ati bari abantu yabyaye ati ntabwo umuntu agira abana babiri nka bariya. Kandi mu by'ukuri twabibonye gutyo dusenga, Imana isi ari umuhereza, ari umugabuzi, nta kintu tuzi cyo kuvuga ngo guterekera cyangwa twabonye gutya biba. Kako nyine abantu bise barivugira, ubu yuvuze gatati mwakabyaye bimuka, n'ibyo byari bimuka byo kwa Oreste. Nkuko tuba turi ku rugamba, amagambo nkayo ngayo ntagabura. Nuko ariko nyine n'ukuri ubwo twarabyakiriye, nguko kuntu byagenze nuko byaje, nguko nubo baraho gutya. Nibura se mwabashije kumenya indwara icyabiteye? Dogiteri yambwiraga ko ngari amazi yuzura mu mutwe. Ariko ubwo kuba yarananiwe kumuvura kandi hano nkajya mbona bakira, sinzi ubwo nahise ndekera ndatuza. Njyewe nabuze n'icyo mvugo nyine uretse agahinda nyine, uretse agahinda. Uretse aba babiri nta wundi ufite ikibazo? Nta wundi wigeze agira ikibazo. Mbega ni ukuvuga ngo ni bano babiri ni aba babiri, kandi nta wigeze agira ikibazo rwose. Ariko nyine ubuzima bwabo bujya kuri abo, ingaruka zabo zaba ngaba zijya kuri bariya, kubera ko bariga ntidutanga minerivare, ntitwayabona kubera ibyinshi bigendera kuri aba ngaba muri kubita, kandi no kujya gushaka imibereho nta mwanya. Simpe ngo nuko tutagira n'isambu, ariko nta mwanya twabona wo gushaka amafaranga yakwigisha bariya ngo tubone nayo yo kubatunga, yo kwita kuri abo. Abana biga, umwe yageze mu wa 5 wisumbuye, undi ari mu wa 2 wisumbuye. Ni ukubashorera gutyo, ntibagira biroti.
bivuze ngo umwana utarishyuye ntagira birote ntibayimuha. bivuze ngo kwiga nyine ko abandi basigaye urumva nacyo ni ikibazo cyane. Ni ikibazo rwose, nta uzi uko bigenda. Ni ukuvuga ngo abarimu nibo bagira impuhwe, ati ngaho nibapfe kwicara bakiga, ntibagira amanota, bumva babasunika gusa, bagenda bugare, bakamenya ngo tugeze mu mwaka uyu n'uyu, ariko batazi icyavuye mu byo bakoze. ubwo nta ku gahinda tuba dufite, tuvuga ngo ndita ku mwana ariko simenye umusaruro agira. Ni nko guhinga ntiweze, cyangwa ukabone bireze utazi iyo bikomotse nuko byatangiye. Nta gahinda tugenda tugira, ugasanga umwana araje yitaye ku wundi, afashe umwanya wo kumwitaho, agasubira ku ishuri n'uyu yamurebereye, ariko ugasanga nawe biramudindiza. Mbese no mu mibereho ye yabo usanga baradindira cyane kubera gushaka gushobora kwita kuri aba ngaba. Ugasanga mbese bagiye bafite ipfunwe, uko navuga, igihe abana bari kwidagadura ku mashuri, wakanyaruka akavuga ati reka njye kure ko yanyweye igikoma, niba gihari. Cyaba kidahari nyine ubwo tukabasiga hano, hasigaye umwana umwe ubareberera nk'umutoya, ntaba yamwegura nk'uyu nguyu ngo umutwe awongera awuhindukize, kuko twamusize saa 11 niko n'ubundi tukagaruka saa 11 z'umugoroba tuvuye mu nshuro, niko n'ubundi musanga ubwo tukegura, akongera agahindukira ku rubavu, mbese urubavu akaruryamamo amasaha 12 yose adahindukiye. Uyu nawe akaba ari aho, bituma aho bari kubona agasabune kwabo biratugora, ku buryo ni hafi yo kutakabona. Ukuvuga ngo leta ikintu bishyura ni mituweli. Ibyo kurya byaba ngaba biba bituruhije, kuko natwe mu kubaho kwacu biraturushye. So urumva ni ubuzima bukomeye, ni ubuzima bukakaye. Buriya nge icyo manza nyine kubwira abantu bazana babwira ngo mwihangane, kubera kubura kwihangana ibyo bya mbere nyine, ibindi bikagenda bigira gute biza nyuma. Cyane duhera ku byo kurya, yego, nibyo bitubanza kutugora mbere na mbere, tugakurikizaho imyenda bambara, no kumesa buri munsi, no kubona isabune ni pari hazari. Ubwo rero tukagira no kutaba ahantu hashyitse, ntihashobotse mwahabonye, usanga nta suku, simfe ngo wenda nta n'isamba, ariko nta naho kuba tugira, ni hafi ya ntaho rwose. Icyo rero nicyo twakwifuza ku muntu wese waba afite ubushobozi, cyangwa se uzi ko Imana yagize ikimuha, akareba akavuga ati n'abana ni ibiremwa by'Imana, yagira urukundo rw'impuhwe, akagira icyo akora kugira ngo nabo bagere imbere hejo hazaza. Yego, kubyakira ndetse ikanagufasha mu buryo bugiye bitandukanye, ariko nyine mbabona biba bigoye, kuko njye ndi gukubwira ubuzima naciyemo njye ubwanjye, ibintu naciyemo ni ibintu nagiye, magambo mabi narayabwiwe, bambwira ati we ntacyo uzamara, nyine ibintu nk'ibyo. Ariko njye kubera ibyo bintu nagiye ncamo, cyangwa se amagambo mabi nagiye mbwirwa, numvishe aho ngeze ubu ngubu ndi umuntu ushobora kubona navuga ba bantu bagifite umutima bakanyumva, ndavuga ati nanjye icyo ushobora kuba nafasha bagenzi banjye bafite ubumuga, cyangwa se bafite ikibazo runaka, niba sindatembera ubu buryo bw'amafaranga, ariko ndabizi nabyo ko bizagenda neza. Ariko icyo nakora nabavugira ku bandi, ubushobozi bwacu buke dufite, tukagira ikintu tugira gute twakora. Urumva ubushobozi bwabo bwinshi bunyura kuri bwa bundi bwawe buke, bukagira ikintu bubyara. Gusa njye ayo magambo mabi narayabwiwe, kuko nanjye ni ibintu nagiye ncamo, amagambo mabi narayabwiwe byose, nagiye mbibwirwa cyane kabisa. Rero wumva iyo nganiriza abantu nk'aba, kuko nanjye ibyo bibazo ndabizi narabigize, urumva ntabwo nyine biba byoroshye. Usanga aba bantu nkawe ni bashiki bawe, ari bashiki banjye cyane kabisa, muri mu kigero kimwe. Yego, twavuga ko nk'aho ari urungano. Urumva nkuriya barangana. Banza umwe mbanza nkuriya.
ubu ntabwo bisaba kumwegura kugira ngo umuntu umwegereza agakombe. so nk'umweguraho neza kugira ngo bitaza kugira ahita akurikira agakombe, biraryoshye cyane. fata gutya sibyo. None se mama, uyu mwana ntabwo ajya abasha kuvuga? ntabwo avuga, ntabwo aravuga ijambo na rimwe? nta na rimwe, gusa ubona azi ubwenge iyo umubwiye cyangwa se uri kurya aragusaba, ariko ntavuga. uyu nguyu ntavuga? uyu aravuga. uyu nguyu aravuga, uyu nguyu niwe utavuga. uyu nguyu niwe ufite imyaka 24. uyu 21. So guys, njye rero umanyuremo umuhe gato. ngiye kuri njye ni agahinda nk'umuntu ureba bino bintu nyine. Ku ruhande rumwe ngiye numva nyine mu mutima hari ikintu, ntabwo navuga amagambo menshi, gusa uko byasa kose n'abantu barimo barabibona kandi barabona ko bano bantu ino famiye cyangwa se family cyangwa se umuryango ukwiriye hari icyo bashobora kuba babakoraho. Aka kanya navuga ko naje mbabwira ati, cyangwa se nkunda kubabwira ngo gufasha ntabwo ari ibintu bigombera ibintu byinshi. Ku mutima ufite cyangwa se ku rukundo ufite, buriya hari ikintu namaze kubona muri buno buzima. Ntukirate umubiri cyangwa se ntukirate ukuri, kuko ubuzima burahinduka inshuti zanjye. Uyu munsi tumeze neza, urumva nta kibazo, ariko utekereza wa wundi nawe utameze neza. Uyu munsi umeze neza, ariko si wa wundi utameze neza uri kumufasha iki? Wa wundi utameze neza uri kumufasha iki? Njya agahinda kanyishe, ariko ndizera neza yuko tugifite abantu kandi bagifite umutima, kandi bafite ikintu bashobora kuba bagira gute bakora. Urukundo rwanyu ndetse mu bushobozi bwanyu, ntabwo gufasha bigombera ibintu byinshi, ahubwo habanza kuba ufite umutima. Umutima ufite nyine hari ikintu wakora. Ntabwo navuga amagambo menshi, gusa uko byasa kose nawe muri bakuru murimo murabibona. Ufite icyo yakora ku bushobozi bwiwe afite, ku bushobozi bwawe buke, yagikora. Ubundi tugasapotinga umuryango, cyangwa se tukabaho nyine wumva ko byasa kose. Erega ntabwo ati ntimukiratane umubiri, ahubwo irata iki? Umutima mwiza ugira gute ufite. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.